tegeka maze kumva amategeko ategeka abashyingiranywe nemeye nta gahato ko wowe nyiramucyusa umugore tifu barakubwira ko ari umuntu ufite itegeko rinyemerera ko manika iminsi 20 zirakomplete byahariye tasivira cyakira dukomeje byahariye tasivira cyakira cameraman barike byahariye abacyakira genda ari umuntu ushinzwe kwakira umunyamategeko wambwiye bari hariya ntibaje abavuze ikibazo cyabo ntabwo basezeranye kandi twasezeranye turarangiza tugende ari he yarabandikishije okay ave hano abandikishije abantu babene inshingano zo kurera abana ntabwo zibuze umuntu gusezerana n'ubwo umugore azazigumana kuko amategeko arazitegeka ntakwemerere ko umwana uramwemerera n'uwawe umwana wanjye ni bangahe wemera mu bana mukuru undi njyewe bigomba abe kumwe n'umwe cyangwa nabe bose ibyo ntabwo bibuza gusezerana umuntu wese nsezeranye okay abana niba batanditse turaze tubandike kubo yemera uwo atemera uzajya kumureka utanditse uwo yemera tugiye kumwandika aranditse ambwira n'ukuntu bagomba kubaho kugeza amategeko n'abakugira genda aho kuriya yakabaye kugira inama kuko n'ubundi gese itegeko okay ngaho tugende tugiye gutangira ahumvikanye mu ndeba njyewe Gatsinzi Anatole maze kumva icyo amategeko ategeka wese abashyingiranywe nemeye nta gahato ko wowe Nyiramucyo Sara ambera umugore ko wowe ushyira amazina ko wowe musenge Imana kurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda biteganya ngaruka inyuma abadamu bazana ndagira ngo ba kameramani nabaye benshi kuko abantu bafite amafoto tewo abantu muri basoje umuntu uzi atari umugeni hano asohoke maze kumva amategeko ategeka abashyingiranywe abanyamakuru basohoke abanyamakuru bampa ibyangombwa batari abanyamakuru basohoke
ntabwo twakira ntabwo yinjiza ubushobozi bwa sare ntabwo ndeka umuntu ngo bareke kumufatira amafoto kandi yarabiteguye ihangane bariya barabikoze mureke dufate ok fata ku idarapo ugira hino ntabwo byoroshye na nubwo biri buze koroha uyu mugabo yari agiye gusezerana n'undi mugore ariko umugore we wa mbere bafitanye abana babiri akaba nawe yageze hano ku murenge akaba avuga ati ntabwo biri bukunde ngira ngo namwe murimo kwibona turi hano i Rwamagana nk'uko mwahoze mubibona mu mashusho umugabo yari agiye kujya gusinya kuri rupapuro ariko umugore arongera aramwegera aravuga ati ntabwo biri bushoboke urumva yuko ari ikibazo gikomeye kugira ngo ibi bintu bikunze kugaragara henshi cyane hagiye hatandukanye ariko ibi ngibi byo ni amayobera natwe byaducanze biragiye abana bicaranye na wa mugabo ndetse kugira ngo murimo kubibona yuko abana bamaze kwegeranya na wa mugabo we ariwe papa w'abana umugeni nawe aravuga ati nanjye reka ngo ushyireho ukuboko ntabwo turi buze kumenya uko biri bugenda ariko biraza kurangira tumaze kumenya aho biri buze kurangirira nubwo bitoroshye ntabwo twasezeranye gusa habayeho dode yego arimo kuvuga ko abo bana babiri bose atabibera ko umwana umwe ari we yemera igituma bivuga sinyizi kuko namwinginze kenshi ngo aze ajye gupimisha umwana yaranze kugeza n'iyi saha ni ukuvuga ngo njyewe icyo yakoze yanyirukanye mu rugo anyirukana mu rugo ariko ntazi ikigendererwa kugeza kuri iyi saha yajyaga anshyira ku byizere biri aho anyumvisha uburyo buri kimwe cyose gikenewe kubana kigomba kuboneka uburyo kugeza n'iyi saha n'umwana yari atarajya ku ishuri kandi murabona uko angana yari akwiriye kuba yiga ntabwo umwana angana gutya yaba atiga ariko ibyo byose ko birimo birakorwa ariko ntabwo nari nzi icyo yari arimo ahugiyeho hanyuma akabatandukanya ku mahoro kugira ngo murimo kubona ko umugabo amaze kwanga kugira icyo avuga ahangaha turacyari hano ku murenge yaba ari umugeni yikinze indabyo mu maso ndetse n'umugabo yabuze icyo avuga umugabo urabona ko ahagurutse turaza kumenya ibi bintu ko biri buze kugenda umugabo dore yanze kugira icyo avuga ndetse n'umugeni yakomeje kwihisha mu maso ngira ngo murabona ko banze kugira ikintu batangariza itangazamakuru njye nari mfite abana ndi mu rugo iwacu kuko yari aho anyizeza ibitangaza urumva inzu yari irimo umukodesha hanyuma rero nyuma yaho nibwo yambwiye ngo yamukuyemo bitewe n'impamvu ubwo yarebaga ariko njye ntabwo nari nzi ko agiye kuhashakira umugore njye nari nzi ko ari uburyo bwo kuyitegura kugira ngo itangirika yego iyo nzu twabanagamo niyo agiye gushakiramo umugore reka tugerageze kuvugisha na Innocent nawe turebe ko Innocent abyemera nubwo bitoroshye gusa ariko nubwo yakanga kutuvugisha hashize umwaka n'amezi abiri kuko navuyeyo aribwo nkibyara uyu mwana mutoya yabanje kunyirukanaho ngitwite ubuyobozi buravuga ati ibyo bintu ntabwo ari byo ntabwo twebwe tugomba kubatandukanya inzego z'ibanze ntegereza ko mbyara ariko nyuma yo kubyara byaje gukomeza kuba bibi biba ngombwa ko njya kurwarira mu rugo kuko mbyara mbazwe ntabwo nari mfite kuba nagomba ndi jyenyine nta wundi muntu nari ndi kumwe nawe nibwo nahise njya mu rugo ni ibintu birebire ariko njya kujya mu rugo twari twabanje kubivuganaho iyo myuka mibi itaraza hanyuma ikomereje nibwo nabonye ko nta wundi mwanzuro ngomba kujya mu rugo nkabanza nkakira yego icyatumye mbikora kuko urabona niba umuntu agiye gusezerana n'undi mugore
ni ukuvuga ngo ababonye undi muryango agiye kwitaho uwo muryango niwe abareba wa wundi wa mbere ntabwo aba agifite kuwitaho kandi abana bagombaga kubona uburenganzira bwabo nk'uko bikenewe kandi nta wundi se nari kuzabibaza niwe nagombaga kubibaza kuko kuri telefone nta kintu nari kuba nyimubajije. hanyuma wenda muri uyu mwaka uzashize nta kintu oya gusa yampamagaraga tukavugana abana bameze bate bameze neza umukuru bakavugana nuko baganiraga nk'umuganira n'abantu bashaka cyangwa abantu ni ukuvuga ngo twaganiraga nk'umugore n'umugabo rimwe na rimwe wenda n'ibyo twaba twaravuganyeho nabi tukabisubiramo umwe akavuga ati wakoze amakosa cyangwa se nta makosa wakoze ibyo numvaga byararangiye kuko nta kintu kindi yigeze abivugaho. njyewe bitewe n'uko twavuganaga numvaga nta kindi kibazo gihari numvaga nta yindi myuka mibi ihari. njye ntabwo mbyakiriye neza kubera ko abana banjye bararenganye sibyo ntabwo nzafata umuntu ufite urugo rwe ngo nze muterekeho imitwaro yanjye we nka papa we yakabaye avuga ati nubwo ngiye gushaka undi mugore ariko sinirengagije ko nabyaye reka nabo nabyaye mvuge ngo gahunda yabo ni iyi murongo wayo ngiye kuko abana bagomba guhabwa uburenganzira bwabo. bagerageje kumubaza aravuga ngo umwana umwe ngaramwemera ngo arananditse ariko nawe nzi neza ko atanditse ninjye wagiye kubyikorera ariko ngo yaje kujya gushaka muri mashini ntiyamubona. njyewe kugeza kuri iyi saha nta kindi kintu nakora kuko ntabwo nabihagarika afite uburenganzira bwo gusezerana n'uwo ashaka ariko hagati aho nabanza amenye ngo ikibazo gihari turagikemuye nta kindi nshaka ndaharanira uburenganzira bw'abana banjye gusa nta kindi umugabo ntacyo amutwaye n'umugore we ntabwo nababuza kubana. ubuyobozi bw'umurenge tasibura yambwiye ko ikibazo cyanjye ari bugikemure ashoje gusezeranya bano bantu. nk'uko muri kubibona umugore ntarasobanura twamaze gusezerana nta kindi kintu kiri buze kubaho kuko gusezerana byarangiye cyangwa se umwanzuro ikintu dusaba ni ikintu kugeza iyi saha iyo bijya kuba ari ibintu biri private aba yazanye abana twababonye kandi ni nawe hano umvise uri kuvuga uti nta itegeko rivuga ko ritabuza ibyo ni itegeko rikiriya ariko noneho umugore hari ikirego tukiherera cyo kurera abana nicyo rero natwe dushaka nicyo tugira ngo twandikire buriya mugore uko arengana nicyo dukeneye turashaka ko icyo kirego arimo gutanga banze gutuma ubundi genda shaka ngo tubanze tubicaze bombi niyo bafitanye ikibazo n'ubuyobozi tugira icyo twumvikana nabo bwumvikana nako sibyo kuko bishobora no gutunanira bikajya mu rukiko niyo mpamvu muduha umwanya tubajyana aho twateguye tubafasha gukemura ikibazo na kamera twemeje tugiye kubafasha rero mu buryo tugiye kubafasha gushaka ibyangombwa byo kugira ngo umwana abone ikarita yo kwivurizaho. umwana namara kubona ikarita yo kwivurizaho ikindi twemeranyijeho ubwabo bemeranyijeho umugabo yemeye kugura uniform z'umwana akanishyura na minervari ye umugore nawe
agashaka ibitunga abana, hanyuma ibyo batemeranyaho kandi natwe amategeko afite uko avuga ukundi, twemeranyije ko bari bujye mu nkiko, none inkiko zigateganya ibindi, twe tukazarangiza urubanza n'iki inkiko zateganyije, ko ntidufite ububasha bwo kwemeza ko umwana ari uwa naka, ntabwo twe tubifitiye competence. Ikindi cya kabiri, umutungo ni uriya mugabo mwanditseho, kandi n'umugore avuga ko atazi igihe no mu nyandiko z'ubugure n'umugabo, no mu cyangombwa cy'ubutaka n'umugabo. Tumuvuze rero ko iyo nzu tutayifata ngo tuyibagabanye keretse urukiko rubitegetse ukundi. Ubwo kugeza ubu ngubu nibyo bemeranyijeho, ni nabyo twari twaganiriye ejo, ahubwo sinzi impamvu yahisemo kubigarura uyu munsi. Murakoze cyane. Ejo umugore yari yaje hano n'umugabo twari twamuhamagaye, dusanga n'ubundi ibyo bavuga amategeko afite uko abiteganya, bitari duvuze umugabo gusezerana. Icyari gisigaye gusa ni ibijyanye n'indezo, indezo amategeko agira ukuntu ayivuga, kandi nabo ku giti cyabo bafite ibyo bemeranyije yuko umugabo azatanga minervari akavuza umwana, akagura uniform, umugore nawe akagaburira umwana. Hanyuma ibyo batemeranyaho kuri uriya mwana wa kabiri umugabo atemera ari nawo baye imvano yo gutandukana kwabo, bo bakazagana inkiko zikaba arizo zakemeza ise w'umwana n'indi. Ubu ngubu ni kungo kumeze. Kese niyo ayo gushya abantu benshi bahita bati ejo umugore yari yaje hano n'umugabo twari twamuhamagaye, dusanga n'ubundi ibyo bavuga amategeko afite uko abiteganya, bitari duvuze umugabo gusezerana. Icyari gisigaye gusa ni ibijyanye n'indezo, indezo amategeko agira ukuntu ayivuga, kandi nabo ku giti cyabo bafite ibyo bemeranyije yuko umugabo azatanga minervari akavuza umwana, akagura uniform, umugore nawe akagaburira umwana. Hanyuma ibyo batemeranyaho kuri uriya mwana wa kabiri umugabo atemera ari nawo baye imvano yo gutandukana kwabo, bo bakazagana inkiko zikaba arizo zakemeza ise w'umwana n'indi. Ubu ngubu ni kungo kumeze. Kese niyo ayo gushya abantu benshi bahita bati ntabwo byaramenyekanye mbere icyo kibazo gihari kugerageza aho bajya gusezerana ku munsi wa nyuma w'ikibazo kivuga. Itegeko riteganya yuko umuntu tumuranga iminsi 20. Iyi minsi 20 yari ihari, ntabwo yigeze aza gukomprimiza. Yaje ejo nabwo dusuzumye kesi dusanga itabuza umugabo kumusezerana. Icya kabiri, hari n'undi waje mu gitondo, yari imiryango 11, bo twasanze ku butaka bwabo umugabo yashaka gusezerana ivangamutungo rusange, ariko umugore akavuga ati nubwo tutasezeranye umutungo twawuguze hamwe, twebwe tubumvikanisha mu buryo bwo ko bemeranya yuko wa mutungo bajyaho bombi, ndetse basezerana ivanguramutungo kugira ngo wundi ivangamutungo mu hantu kugira ngo wa wundi batawuvanga. Bamaze kubyanga ntitwabasezeranyije, bo twabasezereye, nibamara kubyumvikanaho bazagabana wa mutungo wabo, hanyuma basezerane ibijyanye nuko babyifuza bitabangamiye mugenzi wabo. Ibyo rero tubimenye kare nabwo turabaganiriza, n'ubu twabimenye ejo twarabaganirije, n'ubundi byo twabaganirije n'ibyo twumvikanye uyu munsi, kuko nta cyagombaga guhinduka ibyo amategeko ateganya. Nitwa Muntu Innocent. Aba ndi umugabo nyine w'umwana umwe. Ikibazo cyabaye rero ntabwo cyatunguranye kuko nari nkiteguye, kuko cyane ko umugore atari uko namwirukanye, we yansahuye kubera ubusambanyi bwe no gutwara inda ntazindi ku kazi, agasahura agakingiza akigendera. Amaze umwaka n'amezi 5 ataye urugo, sinari nzi ahari, byabaye ngombwa ko nanjye mfata umwanzuro nkashaka, kuko ntabwo twari twarasezeranye mu bijyanye n'amategeko. Ndumva ari cyo kintu wenda navuga, kuko ibyo yavuze ngo naba naramwimye indezo cyangwa naba naramwirukanye, niwe wiyirukanye, kuko n'ubuyobozi bwo mu mudugudu burabizi, aho yagurishije ibikoresho byose agenda harazwi, n'ubuyobozi burahari. Yaba nabo bagabo bazaga mu rugo kumusambanya barazwi, ntabwo ari ikintu cyagiye wenda mu bwihisho. Nicyo kintu cyatumye ngewe ntandukana nawe, nuko nasanze adahari. Yazanaga abagabo iwanjye ndi ku kazi, simbimenye kugeza ubwo noneho mwifatira n'amavideo, birangira amenye ko mbizi nayo ko nabimweretse, afata umwanzuro wo kunsahura ndi ku kazi, arigendera aturugo. Ndumva nta kosa ryaba rimpana ko nashaka undi mugore. Ngira ngo itegeko ry'u Rwanda riteganya yuko umwana
umuntu yitwa ese kubera ko ari umugabo wa nyina niko itegeko riteganya. Iyo umwana yavukiye mu rugo uri muri umugabo muri urwo rugo byanze bikunze umwana aba ari uwawe. Uwo mwana yaba yaravutse mubana cyangwa se yavuze mutabana? Umwana yavutse tutabana biba ngombwa ko muzana kugira ngo arere umwana. Ageze mu rugo umwana ndamwandikisha kuko anyanditseho. Ahubwo icyo yaje gukora nyuma nuko yaje gusahura urugo akagenda ntari ku kazi. Ndumva aricyo kintu cyamuteye ipfunwe kuko yatwaye inda ntabizi, biterwa n'ipfunwe ko atari buze kunyereka iyo nda, afata umwanzuro arigendera. So bivuze ngo umwana wa kabiri yatwaye inda nabwo udahari uri ku kazi? Umwana wa kabiri urafite ntabwo ari uwanjye kuko uwanjye arahari, ndanamwemera ko aranditse. Yatwaye inda mubana cyangwa yari yaramaje kugenda? Yatwaye inda tubana ariko abo mu rugo, ariko njye ndi ku kazi, nari ndi mu butumwa bw'amahoro. Utari mu Rwanda? Nari ntabwo ndi mu Rwanda. Ngarutse nsanga umugore aratwite. Kuri ubwo ngubwo iyo utemera umwana urabizi urabivuze, hari uburyo ushobora gukoresha mu kugira ngo yagire. Ibyo bintu barabitekereza ukabikora kuko kugeza uyu ikiganiro dukoranye nawe atubwiye ko ari uwawe 100%. Wowe nubwo utamwemera ibyo bintu barabitekereje ko yagerageje kukubwira ngo mupimishe umenye ko uwo mwana. Ibyo ni amatakira ngo yi kuko ntago ndi umuntu wenda udasobanutse kuko ndakuze. Ahubwo we ikibazo afite ntago ari uko wenda umwana nanze kumupimisha, niwe wanyihishe kuko ntago umuntu watorotse akaturugo ntago yakwiyereka ibyo aribyo byose. Yaratorotse aragenda ntago nigeze mubona. Nibyo namusabaga ntabyo yujuje kuko n'amafaranga namwoherezaga kugira ngo agurire umwana ibikoresho n'imyenda iki nabimuhaga kuri telefone kuko nabaga mfite telefone ariko ntandangira haba, bikangwa ko ngomba gukora inshingano zanjye nyine nkuko ndi ku kazi kuko ntawe nari busange mu rugo, nabaga ku kazi. Nicyo cyabiteye kugira ngo n'ibyo bintu bitakorwa. Yatubwiye yuko inzu warongoreye muri uyu mugeni cyangwa uyu mudamu mugiye kubana uyu mwasezeranye byemewe n'amategeko yuko yabigizemo uruhare kugira ngo iyo nzu yubakwe. Ni amabeshyo kuko n'ubuyobozi burabizi ko tubana njyewe yasanze mfite iyo nzu. Namuzanye kugira ngo arere umwana ntabwo azi kuko n'icyangombwa cyanjye kinyanditseho njyenyine, ntabwo nigeze nubakana nawe kuko ntabwo twigeze ntabwo ari umugore wanjye byemewe n'amategeko. Icyo umaze kwemerera ubuyobozi ni ikihe gihari? Icyo nemereye ubuyobozi ni ugufasha umwana wanjye yaba mu bwishingizi bwo kwivuza n'ubw'amashuri, nicyo mwemereye ko ngomba kumufasha mukuru, ariko umutoya we agomba kumuha se akamufasha. Ndumva aricyo kintu kinavuga. Icyerekeranye n'icyo ngicyo cyo mwari mukiriho cy'imitungo, ibyo ari byo byose iyo abantu babana nubwo baba batarasezeranye imbere y'amategeko, iyo umutungo waguzwe abo bantu babana bose baba bafiteho uruhare kabone nubwo baba batari barasezeranye. Atubwiye ko mwabanye 2017. Aya ni ukubeshya. Ntabwo ari cyo gihe mwabanye kuko nk'inzu wayiguze 2018. Nayiguze 2018. Mwabanye ryari? Twabanye 2019 ahita anagenda kuko uyu mwana muzanye tutabana nayo yaratwaye inda bisanzwe. So mbere yuko uyu munsi w'ishyingiranwa ubaho hari iminsi 20 iteganywa n'itegeko kugira ngo abantu babanze kureba niba hari umuntu ushobora kuzatambamira urwo rubanza cyangwa se ubwo bukwe. Yaba yarigeze cyangwa se waba warigeze umenya mbere yuko ashobora kuzaza ikibazo nk'iki ngiki ku buryo waje ubyitegura uvuga ibyo njyewe naje mbyitegura ko bishobora kuba kubera ko ntago navuganye nawe. Bishobora kuba kuko iyo habaye ikibazo cyo kuba umuntu utazi yaba byabyo byose yaguteza stress zo kugira ngo aguteshe umutwe. Ntabwo wakizera ngo ntibizaba kandi mufitanye umwana. Kandi magambo wanabikeka. Nanabikekaga ngiye kuko birashoboka ko umuntu ashobora kumenya kuko iki ni ikintu kiri public. Ntabwo ari uko nabikoze rwihishwa, ni ibintu niteguye ko bishobora kuba kandi nkabikemura nk'umuntu w'umugabo. Ubuyobozi bw'umurenge bwadusobanuriye butubwira yuko ejo habayeho kugerageza kumvikanisha kugira ngo bitaza guteza imvururu. Ibyo mwumvikanye uyu munsi sibyo bari babasabye ejo? Ibyo ni amabeshyo kuko njyewe mvugana nayo kuri telefoni y'ibyo bikoresho by'umwana yo kujya ku ishuri byo ndabikora byo nanabimwemereye tutaranaza naha, ahubwo nuko utumvikana gucyo kugira ngo anteshe umutwe kugira ngo angaragaze nabi cyangwa ashaka ukuntu ansebya.
sibyo ubuyobozi bwatubwiye ko ejo mwahuye batubeshye ibyo nta nuko guhura kwanjye ni kuri telefone ntabwo twigenda duhura amaso ku maso ni kumuhamagara kuri telefone nkabaza uko umwana ameze niba ibikoresho byo ku ishuri yabibonye nta kindi icyo twabazaga nta buyobozi ejo bwigeze bwinjira muri icyo kibazo nta buyobozi na bukeya nta nubwo banabizi ko tunavugana ngewe kandi kabazo ndakabaza umudamu gato mbere yuko tugenda nawe niwe ndakubaza ngewe ikibazo nshaka kugira ngo nkwibarize ibyo byose ibintu nk'ingi biba bibaye nubwo bibaye kuri sheri wawe musanzwe mwikundanira bikaba kuri uyu munsi wanyu wari umunsi w'ibyishimo nta mbogamizi ziri buze kuza kubaho mu mubano ntabwo biriya byaduteranya kandi ntabwo yampishe ibyaciyeho byose kuri we bivuze ngo n'ibibazo byabaye byose uyu munsi wari usanzwe ibibazo tugomba kubifatanya kuko ndamukunda nta kibazo yari yarabimbwiye ko byabayeho ko yabanye n'umugore yarabimbwiye byose ntabwo byantunguye nanjye nabikekaga nagize n'impungenge ko ashobora kuza kudutesha umutwe ntabwo nikanze wagaragaye umwiyama ko arimo njyewe ikintu namubwiye ntitwasezeranye n'ubundi byarangiye reka tuganire neza witwicira amafoto nta kibazo birakemuka nta kindi iyo aba ari umunsi w'igitangaza mu buzima bwa muntu aba ari umunsi w'amateka n'icyo ubona ibi bintu bikwigishije mu buzima ikintu binyigishije nuko numva ko ibibazo nubwo bidutangiriyeho bikiba mu byishimo tuzakomezanya nta kibazo ni izihe nama wumva watanga ku bandi bantu baba bagiye gushyingiranwa kuko urabona wowe urashyingiranwe ari gushyingiranwa ku munsi habonetse n'ibibazo inama watanga ku bantu batari bashyingiranwa n'izihe inama nabaha ni ukuganira mbere bakabwizanya ukuri kugira ngo ibibazo bishobora kubabaho bazabifatanye kandi bakomere uyu munsi uzawibagirwa ntabwo nzawibagirwa kuko n'ubusanzwe sinari kuzawibagirwa n'uw'ibyishimo kuri njye ugomba kwibuka ibyiza cyane biriya urabyirengagiza urakoze cyane turagushimiye cyane nawe inosa urakoze kandi felicitasiyo urakoze cyane Gasaro TV.